Yesu ashimwe, nongeye kubasuhuza bene data, nishimiye kubana namwe muri aka kanya. Ndagira ngo mbashimire kuko mukomeje kubana natwe muri ibi bihe byiza kandi Imana ibaho umugisha. Tugiye kongera kuganira ku ijambo, ariko mbere yo kuganira ku ijambo ndagira ngo mbibwire, nitwa Pastor Ndayisenga Trésor, nkaba nifuje kubana namwe kuri uru rubuga. Kandi inyigisho nakagaruka nk'ibisanzwe ngira ngo murabizi. Reka dusenge Imana kugira ngo tuganire gato ku ijambo ry'Imana Imana igiye kutugezaho. Teme cyangwa umutwe w'ijambo tugiye kuganira ku mbaraga z'amasengesho. Imbaraga z'amasengesho. Ese imbaraga z'amasengesho zikora iki? Imbaraga z'amasengesho zitumariye iki? Imbaraga z'amasengesho zidufasha iki mu buzima busanzwe? Ese umuntu usenga atandukaniye n'umuntu udasenga? Reka tubiganireho, ariko mbere yo kubiganiraho reka tubanze turarika Imana izibana natwe muri aka kanya. Reka dusenge. Mana, turagushimiye, tugiye kuganira ku ijambo rigaragaza gusenga. Ndakwinginze kugira ngo ntaba ari twebwe, ahubwo izina ryawe rihabwe icyubahiro. Uze kubana natwe muri byose, kandi mu izina rya Yesu, amaraso ya Yesu adutwikire. Imbaraga z'amasengesho nkuko tubivuze zitwomeho kandi zitugaragaraho mu izina rya Yesu, amen. Tugiye kuganira ku mbaraga z'amasengesho. Abantu b'abarokore cyangwa abantu b'abakristo twizerera Imana mu gusenga. Ku ijambo ry'Imana ryo ritubwira ngo iyo dusenga tuba tuganira n'Imana. Ngo Imana ni umwuka, ngo kandi ngo abayisenga bayisengera mu mwuka. Hari ibice byinshi bigenda bigaragara ko gusenga ari umumaro, kandi tugenda tubona ko na Yesu yagiyeho asenga. Tugenda tubona n'abandi batubanjirije bagiye basenga. Gusenga rero ni imbaraga idushoboza. Mbega gusenga nicyo kintu gifungura umuryango w'ijuru kigatuma tuganira n'Imana. Gusenga nicyo kintu kivuguruza ibintu bigiye bitandukanye bikomeye. Reka dusome ijambo ry'Imana riboneka muri Luka ibice 23, turasoma umurongo wa 39, tumanuke tugere kuri 42. Aravuga ngo arasohoka ajya ku musozi wa Erayoni nk'uko yarabimenyereye, abigishwa be baramukurikira. Agezeyo arababwira ati, nimusenge kugira ngo mutagwa mu moshya. Atandukana nabo umwanya ureshya naho yatera ibuye. Arapfukama arasenga ati, Data nubishaka undenze iki gikombe, ariko bye kuba uko nshaka ahubwo bibe uko ushaka, amen. Ngo arasenga aravuga ngo Data niba bishoboka undenze iki gikombe, ariko bye kuba uko ngewe nshaka ahubwo bibe uko ushaka. Iki cyari igihe Yesu yarakubwe cyangwa yarahuye, yari mu gihe yaragiye gufatwa ngo yicwe ngo abambwe. Intwaro yakoresheje nta yindi, yakoresheje intwaro y'amasengesho, kuko yari yagabanukiwe acitse intege, yagize ubwoba, ari gutekereza ku mibabaro. Satani ari kumwereka imibabaro, ari kumwereka ukuntu azakubitwa, azicwa agashinyaguro. Ariko arangije aravuga ngo Data, ngo bye kuba uko ngewe nshaka ahubwo bibe uko ushaka. Ngo kuko yasenze iryo sengesho, ngo Imana imwongerera imbaraga mu isengesho. Gusenga abantu bajya babyitiranya. Gusenga ntabwo ari intwaro idutabara mu bibazo gusa, ahubwo gusenga ni ubuzima. Gusenga ni imibereho. Gusenga ni intwaro idubashisha kutugirira neza. Hari umwanditsi wanditse aravuga ngo isi ntabwo ibayeho nabi kubw'abagizi ba nabi, ahubwo isi ibayeho nabi kubw'abagizi ba neza batagirira neza abantu. Isi ibayeho nabi kubw'abantu banga gukora imirimo myiza, ahubwo bagakora imirimo mibi kugira ngo abantu batabaho neza. Iyo tudasenga tuba turi guhemukira abantu. Iyo tudasenga tuba twihemukira ubwacu, kuko gusenga nicyo kintu gituma duhura n'Imana. Umuririmbyi arabivuga neza avuga ngo ndetse n'umwana muto cyane uzi gusenga Imana ntabwo azagira ubwoba, ahubwo azafashwa no gusenga. Rero gusenga ni intwaro ikomeye. Iyo umuntu asenze bijya bibasha guhindura ubuzima bene data. Isengesho nicyo kintu gihindura ubuzima. Reka iyo dusenze se dusenga tumeze dute? Ikintu gituma dusenga ari ugusenga mu buryo bwinshi. Hari amasengesho dusenga twiyirije ubusa, hari amasengesho usenga ugiye kuryama, hari amasengesho usenga ugiye kurya. Isengesho nuko ngo ni ikintu gituma tugirana ubusabane budasanzwe n'Imana. Haleluya. Iyo ushaka kugirana ubusabane n'Imana ubasha gukora isengesho. Muri aka kanya ndakwifuriza kugira ngo ubashe gusenga. Umukristo nyawe agomba kuba atunzwe n'isengesho, agomba kuba ayoborwa n'isengesho, kuko isengesho niryo rituma tuva ku rwego rumwe tukajya ku rundi. Wibuke igihe kimwe Mose Imana irakarira Abisirayeli igiye kubarimbura kubera ibyaha bari gukora banayihemukira. Mose yaravuze ngo yarasenze abwira Imana ngo Mana, ngo kugira ngo urimbure ubu bwoko ngo musibe mu gitabo cy'ubugingo. Nuko isengesho rivuguruza umugambi Imana yari ifite ku Bisirayeli wo kubarimbura kuko bari bayirakaje. Isengesho nicyo kintu kibasha kuvuguruza imigambi ya Satani. Isengesho nicyo kintu kibasha kututeza intambwe kikatuvana ku buzima bumwe kikatugeza ku bundi. Iyo dusenze neza Imana igisohoza amasezerano. Iyo dusenze Imana iduha amasezerano. Twakongera gusenga Imana igasohoza amasezerano. Ndagira ngo mwene data muri aka kanya nkwifuriza gusenga, kuko na Yesu muri Bibiliya iratubwira ngo
mu gihe Yesu yasengaga ngo ntabwo yigeze atanga amena n'umunsi warimwe. Hoya, Yesu ntabwo yigeze atanga amena. Yesu yarasengaga agahora asenga, ubuzima bwe bwari bwo gusenga. Yirirwaga akora ibitangaza, akirirwa yigisha, ngo ariko byagera ku mugoroba bakajya ku musozi agasenga. Bwari bwo buzima bwe bwa buri munsi. Ariko arangije aratubwira ngo kuko twebwe dufite ingo, dufite abana, dufite abadamu, dushaka n'imibereho, dushaka no kurya, aravuga ngo tujye dutera amena, tugenda dushaka imibereho, ngo ariko niturangiza kubona ya mibereho twongere tugaruke dusenge. Nuko ngo rero gusenga n'ubuzima. Bibiliya itubwira iki? Bibiliya itubwira ngo Eliya ngo yahagaritse imvura imyaka 3 n'amezi arenga, ngo ariko ikintu cyaritumye abikora nuko yasengaga. Arangije ngo abatwara ku musozi wa Elayono, ngo ahamagara umwami, ngo arangije aramubwira ngo uzane ingabo za Bayali, ngo ndetse n'abandi bo ntibazi, kugira ngo tugaragaze Imana y'ukuri aha hantu. Ngo bageze ku musozi wa Elayono wa Karumeli, Plutôt ku wa Karumeli, ngo bageze ku musozi wa Karumeli, ngo nuko ngo Eliya aravuga ngo ubu ngubu tugiye gusenga, ngo tugaragaze Imana ifite imbaraga, ngo Bayali ne dusenga igatwika igitambo turayikorera, ngo ariko nidatwika igitambo nanjye nidusenga Imana yanjye igatwika igitambo araba ariyo Mana y'ukuri. ngo Bayali, ngo abantu ba Bayali ngo barasenga barikebagura, ngo bava mu gitondo ngo bagera ku gicamunsi kuri isaha ya 8, ngo bagiye kwinjira ku isaha ya 9, ngo Eliya kuko yagiranaga n'Imana, Eliya yari umugabo w'Imana cyane, ngo ku musozi wa Karumeli yari yaraciye amatayu menshi, ngo yasengera hanga kumva ngo ntibiri kuvamo, ngo akimuka akajya hanga kumva ntibiri kuvamo, ngo akimuka akajya hariya kumva ntibiri kuvamo, ngo akimuka akajya kahariya, ngo kugeza igihe agirana ubusabane n'Imana. Ngo nuko ngo Eliya ngo afata cya gitambo cya gicaniro, ngo arangije ngo amenaho amazi Bayali byananiranye, ngo arangije ngo arasenga aravuga ngo Mana ya Isaka, Mana ya Aburahamu, Mana ya Isiraheli, ngo arangije ngo aravuga ngo uyu munsi bimenyekane ko ari wowe Mana y'ukuri. Ngo arangije ngo cya gitambo ngo bakimenaho amazi menshi, ngo cya gitambo ngo kirangije ngo gisenga, ngo umuriro uramanuka mu ijuru ngo twika cya gitambo. Ngo barangije ngo Abisiraheli bose baravuga ngo iyi niyo Mana yo gusenga ngo mu Isiraheli hose. Imana ishimwe. Ndagira ngo mbabwire ngo iyo twasenze Imana igiye duhindurira ubuzima. Bwere data, nta kintu kiduhindurira ubuzima, ntago ari amashuri yacu, si amafaranga yacu, si abakomeye bacu, ahubwo ni amasengesho. Amasengesho ni intwari ikomeye ngo ifashe umukristo mu rugendo. Amasengesho niyo ntwaro ikomeye iduhuza n'ijuru, iduhuza n'Imana. Niyo mpamvu Yesu ngo ajya kujya mu ijuru yaravuze ngo simbasize nk'imfubyi, ngo nziningerayo ngo nzabaha umwuka wera, ngo nguwo n'uzabafasha mu byo muzabakora byose. Niyo mpamvu iyo dusenze tuba turi kugirana ubusabane na mwuka wera, mwuka wera akatugereza isengesho ryacu aho rikwiriye kugira. Iyo dusenze tubasha kunyeganyeza intebe y'Imana. Mwene data, ndakwifuriza gusenga, kuko iyo umuntu asenze Imana igikorana nawe imirimo n'ibitangaza. Haleluya! Iyo umuntu asenze Imana igimugirira neza. Imbaraga zo gusenga kujya kubasha kukuvana ku rwego rutoya ikakugeza ku rwego rwo hejuru. Bene data, twari ku rwego rwo hasi ruciriritse, twari ku rwego tutafite ibyo turya, tudafite n'ibyo twambara. Ibyo ni ibintu byagiye bitubaho mu buzima bwacu bwa buri munsi. Ariko ndagira ngo nkubwire ngo muri uyu mwanya, kubera gusenga Imana yagiye ituvana ku rwego rumwe itugeza ku rundi. Turashimira Imana. Haleluya! Kubera gusenga Imana yatanze ibyo kurya, kubera gusenga Imana yatanze ibyo kwambara, kubera gusenga Imana yaduhaye ingo nziza, iratwubakira, iduha abafasha beza. Kubera gusenga Imana yaduciriye inzira. Kubera gusenga hari abo Imana yagiye akazi, hari Imana yagirira neza. Kubera gusenga hari Imana yahaye amamodoka, kubera gusenga hari Imana yahaye amadege, kubera gusenga hari Imana yahaye Imana yahaye inganda. Imana igenda ihindura ubuzima bw'abantu kubera gusenga. Bene data, nta kindi kidushoboza no gusenga. Ese umuntu usenga neza ni umuntu usenga ute? Ndagira ngo nacyo tubashe kukimenya. Umuntu usenga neza ni umuntu udasengera ku cyaha. Haleluya! Wihana icyaha n'igisa nacyo, ariko agasenga Imana yihannye icyaha, umutima we wera, ubugingo bwe bwera, ubuzima bwe bwera. Iyo turi mu buzima bw'amasengesho biba bidusaba ngo tube no mu buzima bwo kwera. Iyo turi mu buzima bwo kwera Imana itugirira neza. Birashoboka ko wowe wumvisha iyi video utaramenya imbaraga zo gusenga, ariko ndagira ngo nkwiginge ngo aka kanya utangire usenge, uhere ku gatoya. Twagiye dusenga, tugasenga ku manywa na nijoro, tugasenga tuyirije ubusa, tugasenga turi mu rusengero, tugasenga turi mu butayu, tugasenga turi mu nzu zacu, tugasenga turyamye, tugasenga tubyutse. Ariko ibyo ngibyo twagiye tubona bihiduhindurira ubuzima. Nujye ubyuka ujye uvuga ngo Mana, nguhaye uyu munsi kugira ngo ubugenge kandi ubutegeke. N'uburi ugiye mu kazi uvuga ngo Mana, ubanze nanjye muri aka kazi. Iyo usenze uvuga ngo Mana, ubanzirize njyewe muri aka kazi. Niba ugenda mu kinyabiziga kuri moto cyangwa ku modoka uvuga ngo Mana, uvuga ngo Mana, ndagira ngo umbanzirize imbere, undinde accident mu muhanda, undinde ibintu byose. Ibyo bintu byose iyo Imana ibonye ko
uyihaye agaciro mu buryo bw'isengesho nayo ikugirira neza ikaguhindurira amateka. Ndagira ngo mbabwire hari abantu Imana yagiye ihindurira amateka kubera ko bagiye basenga. Haleluya. Murabizi Pawulo Imana yamuhinduriye amateka, yari Sawuli yica ubwoko bw'Imana, ariko amenya imbaraga zo gusenga, arasenga Imana imugirira neza. Haleluya. Aba umukozi w'Imana udasanzwe kubera ko yasenze. Imana imuhindurira amateka, avuga ubutumwa kure na hafi. Arangije aravuga ngo singewe uriho, ngo ni Kristo urimo. Aravuga ngo napfanye na Kristo nzukana nawe, niko yavuze mu Efeso. Arangije aravuga ngo Imana yafashe imigisha yose ngo yari kuzaduhereza, ngo irundumurira muri Kristo, ngo irangije iramuduhereza. Nta kindi gituma tubana na Kristo, nuko Kristo ari muri twebwe, kandi ikintu gituma Kristo ari muri twebwe iki tubimenyesha nuko dusenga. Haleluya. Nuko tubana n'Imana, nuko dukorana n'Imana. Ndagira ngo muri aka kanya nkwifuriza gusenga. Gusenga ni ikintu kizima, gusenga niyo kintu gihindura ubuzima, gusenga ni imibereho. Mwene data, hari amazina twitwa n'abantu kubera ibyo turi gukora, ariko hari n'izina Imana twita. Hari izina bakwita ku bw'akazi ukora, bashobora kukwita pasiteri kuko uri umupasitori, kuko ukora imirimo y'itorero. Bashobora kukwita comptable kuko ujera amafaranga. Bashobora kukwita umubyeyi wawe ashobora kukwita izina kuko agufiteho uruhare. Umuntu wese yakwita izina kuko agufiteho uruhare, ariko ndagira ngo mbabwire izina twitwa n'Imana kuko turi abana b'Imana, nuko tuba twakoreye Imana by'ukuri, nuko tuba turi abanyasengesho by'ukuri. Muri uyu mwanya ndakwifuriza kugira ngo njyewe nawe twuzure imbaraga z'amasengesho. Haleluya. Nitwuzura imbaraga z'amasengesho tuzakora imirimo y'ubutwari. Nitwuzura imbaraga z'amasengesho tuzabana n'Imana. Nitwuzura imbaraga z'amasengesho tuzagirirwa neza. Nitwuzura imbaraga z'amasengesho tuzahindurirwa amateka. Haleluya. Iyo usenze Imana uri mu ishuri, Imana igufasha ukarangiza ishuri. Iyo usenze Imana uri mu kazi, Imana iragufasha ukabona promotion. Ikintu cyose uri gusenga Imana, Imana ijye ibasha kukugirira neza. Muri aka kanya ndakwifuriza kugira ngo usenge Imana ikuyobore, igufashe, ikugirire neza. Mwene data uri kunyumva, ndagira ngo mu mbaraga z'amasengesho ariho duhindurirwa amateka. Ku musozi wa Karumeli Imana yahinduye amateka. Haleluya. Mose yajyaga agirana ubusabane n'Imana kuko yagisangaga ku musozi wayo bagasenga. Natwe mureke dusenga muri aka kanya kugira ngo tugirirwe neza, kuko iki ni ikimenyetso Yesu yadusigiye kugira ngo natwe tujye dugikora. Ndagira ngo muri aka kanya nkwifurize kugira ngo uyoborwe n'Imana, kuko niba ushaka guhindurirwa amateka, ndagira ngo uzamure imbaraga zo kwizera ndetse no gusenga. Reka dusenge kubwira ijambo ry'Imana. Mana, turagushimiye, turasenze kugira ngo duhindurire amateka, turasenze kugira ngo twigishe gusenga, kugira ngo tubashe gukora imirimo y'ubutwari. Utwigishe gusenga kugira ngo duhindurirwe amateka nk'uko wagiye uhindurira abasogokuruza. Ijambo rya rero tubwira ngo nk'uko wafashaga abasogokuruza mu bihe bya kera, ariko natwe uzaturengera kugeza ku gupfa. Ndagushimiye kuko uri Imana yumva gusenga kwacu. Ndagushimiye kuri Imana ibana natwe muri byose, mu izina rya Yesu Kristo urakoze. Amen. Ndabashimiye ko mukomeje kubana natwe. Ndashimira aha hantu turi. Imana ibahe umugisha cyane. Ndashimira umuryango wanjye, ndashimira umufasha wanjye, ndashimira namwe mwese inshuti n'abavandimwe mukomeza kubana nanjye muri ibi biganiro. Imana ibahe umugisha. Mbifurije kugira ngo izi nyigisho muzikorere subscribers na shares kugira ngo zibashe kugera kure cyane. Imana ibahe umugisha. Ibiganiro byacu nakagaruka. Ciao ciao.